ugu gose ni gwanje harakabaho Fabrice na Nyirabuja. Aya mafaranga yo ayayo mwabasore twumvikana. Ndakumva man. Ndashaka kugira ngo duhuriye kwa mama twakodesheje inzu tuvugane turebe ukuntu twabigenza ko biriya bintu ushobora kubyara ingararega. Tuvugane nawe ahantu hose ari abe yizeye yuko nta kibazo. Shaozi nubwo ubona ejo bundi twaserereye cyane. Kena no kurwana. Akora mu maducishiremo ijisho buriya ko byagenda kose. Raisa ndamuzi namenya aya makuru. Ko harimo umuntu muri iyi nzu kandi ariko twamushyizemo. Muvandi bizatubera ingabo. Kamubwira ukuntu bitazatubera ingabo. Iyi nzu yarayitaye. Ndabizi neza kandi nagazagaruka ngayibera. Ariko nagazagaruka shahoze rwose. Iyo uva mu nagazagaruka inzu ko ariye kari we wayiyubakiye inzu akayishyira ahangaha kuki uhamye katazagaruka. Reka kunsetsa wowe. Sawa ngaho seka. Ahise kiruza yaririsha. Tuzamubwira yuko twamushakiyemo umukiriya. Wowe nane muzamubwira. Ngiye ko nta muhinguka imbere ko ngiye Raisa ngiye muza ari ndwanya ari ngurutse ko yakupita. Amazana se ngurijama. Tuzamuha amafaranga make. Tube tumujijishe tumubwira ngo uyu muntu arayikodesha. Naho ubundi nitubona asanye ibintu arayikodesha. Amafaranga y'ikode ahabwa nde? Ahabwa nyiri inzu. Tuzamuha make tumubwire ngo ayandi nayo komisiyoneri. Ubwo nibyo ntago wambeshya. Ntago nakubeshya. Noneho reka turebe nawe uriya mama nyine tuvugane nawe wenda tumwizeze yuko niyo ushobora gutera ikibazo twamufasha. Ariko 99% no kumubeshya kuko ibikomenge naguruka uzikonze kwiruka. Ya kwiruka ze wakwiruka n'abahunga na leta. Gako Nari reka tumurebe tuvugane nawe. Yemwe we Kanya Aramegara. Amakuru. Aramutse mwaramutse. Waramutse. Nawe muraho. Muraho neza. Umaze kumenyera? Maze kumenyera. Nanga ni heza. Haraho baratuye. Inzu ni sawa warayibonye? Ndabona ari amahoro. Nini n'umuryango wawe mu rugo. Ndabona ntacyo bitwaye. Twari tuje no kugira ngo tuganire. Tunamenye niba wanamenyereye. None mbaye karibu. Ni karibu. Ubuse kujya mu nzu ni sawa turicarira hanze hanga. Turicarira. Ntacyo bitwaye. Aho bundi buriya Kanyange rero nubwo wenda ejo bundi twaserereye kabona tugiye gusa n'abarwana. Ariko ntago ari byinshi ni ibindi twarimo buriya. Abantu b'abasore rero buriya nabagira ibintu byinshi bagenda bapfa. Ariko inzu yo nta kibazo. Twayiguhaye se? Ese ni twaguhaye imfunguzo. Kintu ushaka ni? Narazibonye. Naho bundi nta kindi kibazo kibirimo rwose. Habe. Nimubona guhamagaye hasanga ari amafaranga. Ntabwo nabonetse mu kazi. No, ntabwo nabonetse. Nagiye mu cyaro kureba ya nzu yanjye nakubwiraga. Nagiye kureba neza nimba umukozi nasize agihari cyangwa atagihari. Yego. Ariko sha ndahageze ndabona hameze neza. Ahubwo reka nze murebe ndamugurira n'akantu pe bite n'isuku yahakoze. Kuko naho rwose ndagiye ahubwo reka nze manze mfungure ndebe uko hameze mu nzu. Yego. Kamanze ndebe n'isuku nimba mu nzu yarayikoze. Umva buretse gato. Kumbona urufunguzo se ari rwo. Uyu mwana se yahinduye serire. Fabu! Fabrice! Fabrice! Ko nta muntu kumva ko magara? Nanjye ndi kumwumva. Hamagara Fabrice. Ubusaba mu gitegeza Fabrice muri iyi minsi tugezemo. Yakuru umuntu ukomanga Kanya ndumva ari umukomanga. Ako umuntu ashobora kubandaga afite ikibazo. Ubona ko maganga utabaza. Karibu.
Ni karibu. Karibu kwandi. Utambwira ko umugore wa Fabrice. Umugore? Utangaye umugore nyine. Ubundi umugore mu biki? Utambwira ko umugore wa Fabrice. Mwakuyemo ibikoresho byanjye mushyiramo ibyanyu. Umugore nyine. Urinda uvuga ngo ibikoresho byacu. Ibikoresho byanjye nande? N'umugabo wawe. Madam, utangiye kurengera? Utangiye kurengera. Asiko mva bari gusera. Nika twumva. Kahani wanjye. Urambwira ngo uri nyir'inzu gute? Iyi nzu nayikodeshejwe n'umusore. Ngo umusore bwoko ki? Njye inzu yanjye niyubakiye ku giti cyanjye. Ndagusetse madam. Umva. Uranseka. Ndagusetse kuko uri n'injiji. Warabarijije se ngo ubaze no karitsiye yose umenye nyir'inzu. Yawe nyirayisa. Nyir'inzu wa runo. Ngo nyir'inzu. Nyir'inzu. Chike. Iyi nzu nyiri no ku mpamvu. Tugende muri kabaye inkoni. Impamvu bwoko ki? Tuva tugende. Ingira neza. Mva mukobwa. Igihe waherewe wisaza. Urabona njye nakwifata nkajya mu nzu ntahawe. Ariko nisasa iki? Wa mudamu. Nakubwiye ngo nyereka bankodeje. Nibo nshaka. Nta kindi. Nta amagambo menshi nshaka kuri wowe. Nta n'isoni. Nyereka Abantu bankodesheje inzu singaba. Ye baba data we. Babahungu n'abesko. urinjiji bari he? Ni isima se? Ahangaha. Iyi compound. Umuntu yaburiramo? Madam. Ya no kuvuga ngo umwana ro kwizera. Ibintu byose bisigaye byarancanze. Sigaye numva nawe nk'umuntu w'umusazi. Kubera yuko kuva bira bintu byambaho. Seriye, radio singi. Ndayicuranga wapi? Ukuvuga ngo rero Dekisi. Ariko nawe hari ibintu mba ndeba wirunduriramo bitakagombye kuba byakabaye. Ntago ari ngombwa bwose bira ibintu kubikora pe. Njyewe nakubwiye ngo ntabwo ngiye nshobora kwifata ngo ntuze numve ko ibintu byose byarangiye ko nageze iyonye. Ariko iyo umbwira ngo ntabwo ushaka kujya kwa Manadia ubizi neza yuko ikibazo ariho kigomba kuba kigomba no gukemukira ngomba kujyayo nkamenya nimumeka afite. Njyewe ngira umuntu inama byakwanga nkamwoye. Niba ushaka kugenda kwa Manadia nzira n'umuhanda. Ntabwo ndi mwana kwizera. Njyewe ntago ari uko mba nanze kukumva. Njye mba numva nakumva pe. N'ibintu kumbwira babyumvikana ariko si ubugira ngo ninkumvira nkazarinda ubwo impeba hari nama n'ibyuma nibwo uzishimaho. Oya Dekisi ntago uzabura inama n'ibyuma. Gusenga nibyo bintu byambere byatuma uriya muntu dore uyu nawe igihe aba yambeshye. Salama bajama. Tumeze biti? Kazo nawe refeze kabisa. Gute? wowe Subwo ibyo ibintu tuba twapanze wabyubahirije. Oya mbare umubwire bro. Icara nyine tuvuga ibyo tuvuga mani tubanguga tunagenda. Nayenza ni karita ngo twikinire nawo ubundi. Ariko nyumvira ariko nawe ubwihore nawo ubundi se washaka kujya kwa Manadia. baza n'ibigoye aho kazana ibigoramye ngo Ndabizi n'icyo ushaka kumbwira nawo ubundi. Azifungura ko Mwebwe se oya baravuga ibigoramye ukizana aya makarita ndebera. Mani njyana nubwo njyana ngamakarita ahubwo njyana ngamagambo abantu bayakena bavuga. wagiye ureka ubwana ariko ayo magambo utavuze yakivuga. ubundi amagambo avugirwamo wanga n'inyiri Ukayeka umumano nabo bagabo ngo umwengana murongoye mani. Ayo magambo ni yaryoshye amakarita wa muntu. Rero muganga nkubwire ubu ibintu byangaha byanesheje umutwe kuva nagera inahangaha nkahura n'ibibazo byabari ibyuriya mwana. Nta mahoro mu mutima mfite nta n'umutekano namba. Rero nibwo maze kubona agahinda kawe koko. Shase wahora n'iki wa mubyeyi we kagahinda k'inkoko kamenya n'inki yatoyemo. Ariko Manadia uzi ko agahinda kawe maze kumva uburemere bwa uzi ko abana bangana n'umukobwa wawe bashingiwe abandi barabyara abandi bafite ubukwe muri uko kwezi. Urumva? Uzi ko manjije kugufindura ikikugenza nkibonye nkwizere ngo uri umuntu uzanyomora ahubwo uri umuntu urimo kuntera ibikomere.
ubwo tugiye gukina amakarita urumva gira vuba mani ndashaka guhita ngewe nerekera mani tukagenda ukagenda nkinjiramo hakiri kare mani tugomba kugira ubundi ubwo wambonye ukuntu banamaze kwishyira ku cyamba ndarwinjira uyu munsi oya tugomba kuyakina kugira ngo nyine na bya biganiro byacu nyine biryohe turi kuyakina ariko nese waba utagize harya ubwo nawe telefone umutima harya nta muntu uzereka undi mana akareka muntu uzereka undi karita niho wakase ntacyo harya hakaswe ntabwo Asa umutima. umutima ese ntabwo ujya ukunda umutima sha reka nguhembe tu jyana bo nawe wagutitse jyana iyo myondi yawe ngo ni ibiki imyondi ibyo nibyo nanga byangira amakarita ngo ni nta imyondi gitutsi kiriho wapi ngo ni aya imyondi mumpike sha aje gupika no kukurusha jyana wa ega ndabatsinda man kutarobase ibyo nibyo nanga umuntu akaba ari umusazi yibereye mu ishyamba ngo kutaroba kandi baroba mu mazi ariko nari oya n'amakarita bayaroba ubwo byapfuye nanjye nkabona ejo isaha imunota isegonda ni wowe ugomba kunyibutsa ko umwana wanjye agejeje igihe cyo gukora ubukwe cyangwa igihe cyo gushaka reka nkusige ntanigendere none se mama Nadi nta nubwo namperekeza basi ubu nikure mu rugo koko nta mwanya mfite nta nayakureba mfite kwizera twumvikane ibintu byacu njye na Kazungu niwe muntu ubizi wenyine twanze kubiguhisha kugira ngo umenye ni ntabwo wazamenyeho naguye Kazungu mani tugende umbare nkubwire bro nta bintu byakavuye kwa mama Nadi uri muja masigare hano Gisuri yabajya nje nari bimana mwebwe mugende ubwo ngubwo nje nzaba numva ibyanyu mwana nje nzaba numva ibyanyu nari bito ariko ibyacu ko n'ubu dutega iminsi wowe oya ariko reka mubwire nakugira inama guhera kare aya cyane naguhe numva niba gufata ntuzongere kuza kunyitabaza nagiye muri diru ntunamugira inama ntunamugiza gute inama naherekare nkugira reka kujyayo uzongera wongera umbwira ati byagenze gutya kwizera wongera undi wabere tukandeka nakuretse mugende je nasiga wowe wamugiraga ni yihe kazo twigendere mwana mugende je nasigaye je nari yena ariko sigara ntacyo uzawubimenya mbore mubwire ndakumbuye mama Nadi ati nahanga urumva gusa icyo musabye kimwe ntiwinjiyemo hano ahanga winjiyemo wabunteza bica hano muri bingaro ushaka ahantu nyura ngiye kumenya amakuru uko bimeze nyaruka ahubwo cyamati baradufasha iki mfite mu munati yawe komeza seri kazu wanyinguriye kazungu wanyinguriye koko ngire mama Nadi ngire n'umukozi koko wanyinguriye kazu wanyinguriye kazungu wanyinguriye koko we Kazungu njye ubu nageze mu rugo mani mu gikari ahantu hari ikigega cy'umukara mani none tuvugane menye niba ari amahoro usubiranze mani Sedeke hano wamenyite ngo baranyoye wamenyite se hano wowe Kazu karame mabwe umbwije ukuri hariya hantu mbonye uturuka ko naguhamagarira nkumva ntushaka kwigaragaza wari urimo kuhakora iki nyine mawe ariko urumva ukuntu buri yindi umva uzabeshya batagira amaguru ngiye kujya kwirebera ndebe ibyo bintu